umudada yanga gutaha shaba dada b'iminsi nabo barariwe aramubwira ati mu rugo ni danje wenda avana hari igikoresho buri kimwe cyose ubwo wowe hamagara ababyeyi tubarabure tu umuhungu aravuga ati wapi avuga tugiye gutira kweli ugiye gutira igikoresho wereka umukobwa ubwo se urabashaka kugaragaza iki kandi mutaziranye boy wakitonze ukazajya ukora ibintu biciye mu mucyo tu wewe naza umwereke ukuri umuhungu arambwira ati wapi tu we muri romba numva urimo urambeshya kabisa ndabwira ati rero ubundi Nyabarongo yica uyizaniye kabisa we kora tu kora ubwo icyo umuntu abibye n'icyo asarura maniga muriro ngo Newton imbatamo beat na nubwo neze kugaruka hasi abanzi mbakura mu nzira industry banze nyikabe urasazwa n'iki pe iyi ni business. Nizere ko mumeze neza shaka kuri Taz TV show noneho inkuru ihari nagibaho nizere ko namwe abantu tugiye kwiha mugiye kwitega amatwi kabisa gusa irarenze tu nanjye byanunguye ni ibintu byabaye niboneye n'amaso yanjye abiri tu gusa nyine ni ibintu birababaje biranasekeje gusa kanza abasore mwe mubanze mwitegure nimwe ngiye kurabura ejo nasuye umuhungu mugenzi wanjye wumve nawe kubona abahungu bo babaye ingegera aravuga ati se bimeze bite ko mba mbona uburi mu masuku ya hato na hato umuhungu arambwira ati kabisa ngiye mfite umushyitsi ariko gusa ni umuntu w'umukobwa nabwiye se umukobwa muraziranye arambwira ati umukobwa reka ntago tuziranye n'ubwa mbere tugiye guhura ati ariko urabezi natwe abahungu ukuntu twirarira tu namubwiye ko mfite igikoresho buri kimwe cyose mu nzu arambwira ati si igikoresho wamubwiye kiriye ko mbona inzu yawe nta kintu kirimo no kuryama ari danje umuhungu arambwira ati jewe ndatira kabisa ndatira abahungu subizi ko duhuza se avuga tugiye gutira kweli ugiye gutira igikoresho wereka umukobwa ubwo se urabashaka kugaragaza iki kandi mutaziranye boy wakitonze ukazajya ukora ibintu biciye mu mucyo tu wewe naza umwereke ukuri umuhungu arambwira ati wapi tu we muri romba numva urimo urambeshya kabisa ndabwira ati rero ubundi Nyabarongo yica uyizaniye kabisa we kora tu kora ubwo icyo umuntu abibye n'icyo asarura umuhungu muvamo kabisa asigara ashyushye arindiriye umudada dore ko wasigaye yaradutse ibintu ngo ni za nyasho ubwo wawe nareze wagira ngo arebe sinamenya gusa nyine tu umukobwa nyine ubwo yaraje amugwiramo umuhungu yatiye udukoresho inzu nyine tu umudada araza baritegura ubwo umuhungu uriko nawe ari bwoba urabizi umudada uri butaye n'utari butaye ubumubona umudada araza baraganira nyine ugiye cyo gutaha umuhungu arambwira ati se kutava mu meze bite umudada yanga gutaha shaba dada b'iminsi nabo barariwe aramubwira ati mu rugo ni danje wenda avana hari igikoresho buri kimwe cyose ubwo wowe hamagara ababyeyi tubarabure tu umuhungu aravuga ati wapi ndamubwira ati se byaje kugenda bitambwira ati nyine umudada ubona mutaye mu nzu nakinze gusa nyine Nyabarongo yica uyizaniye nkuko wabimbwiye bwigiye nikigera zavamo agende cyo cyangwa ahamagara iwabo tu kuko nge inzu si yanjye nanjye igikoresho mba nagitiye gusa nyine hari abantu ndi kubibwira mukagira ngo nago bibaho abasore bibaho ibyo bintu tu n'abakobwa kandi b'iminsi urabizi barariwe ashobora no kuza kana kwa munani ikintu ufite kandi wowe ukagorwa no kumuhigira ndakeka abantu bakurikiye Taz TV bura cyane nk'urubyiruko mba ndi kubarabura mumenye ubwenge ejo mutazajya no gupfumura amazu y'abantu hejuru y'abakobwa kabisa uyu mwavuganaga nawe yari maniga muriro tu ku izina ry'ubuhanzi ubundi banyita Newton ndabizi buri kenshi na kenshi iyo nshoje ibiganiro byanyu simbatemo muravuga ati kabisa umuhungu nawe aba nazi ibyamba mbona adashyushye gusa nyine nabatamo babwira akantu bita kumva se umuriro kuko nge bundi banyita fire abantu benshi babazi ku izina rya fire gusa no mu ndirimbo ku muntu wumvishe Newton nawe abitekereza avuga ati uriya muhungu iyo mibare aba yarayibaze gute rero kadukomeze batamona akazi goto nanjye rega narasaze ntago njya muri ibintu mvuga buranda umuhungu bundi bita mwoto kandi murabizi mwoto abashyushye hari abantu bashobora kumbona gutya bakagira ngo ndoroshye tu murari gihura n'umuntu mu nzira rero nshaka kwibazaho kumva ni ibintu birenze tu avuga ati sura muhungu akora iki gusa nyine buriya iyo umuntu mubonye amaso ku maso basha kuba wavuga ikintu akora tu
kuba nicaye hano ntago byaje gutyo, biba byaraciye mu nzira ndende kandi nawe urabyemerewe. Haba hari abantu benshi duhuza nabo, gusa hari uwo mujya wumva bita Dekiriyeta barambwiye ngo abashyushye. Niyo mpamvu kuri Taz TV show umva umubona mu ba mbere tu, ahubwo sinzi impamvu, gusa uyu munsi ntago yabashije kuba hari, kandi ndabizi ahantu henshi akunda kuba arimo tu. Nicyo kintu cya mbere ubundi tuba tugomba kwiga. Urubyiruko rero mba mbabwiye abahungu banjye nimugahubuke tu, nimugahubuke udukobwa tw'iminsi twarasaze, gusa nanjye nikuyemo nanjye cyana se nakibora nkagihereza cyaje, nawe urabyumva uragitegura ukavuga ati niki ahubwo reka nutonika mbatemo vase sha, gusa nyine tu mwe mwitegure, biba ari bikeya ariko tukabikoresha uko biri, ibintu bikagenda neza. Maniga muriro ngo Newton imbatamo beat na nubwo neze kugaruka hasi, abanzi mbakura mu nzira industry banze nyikabe, urasazwa n'iki pe iyi ni business. Rasta Lion hama hamwe ureba ubugome kripa, abana basarani kripa, sineze kugarukira iribango Newton ndarabura no ku mihanda baranyubaha keyboard Shani boy tu man, nyine nabasezera babwira ati ubushyuye tu kuri Taz TV show. Baba bameze neza, mujye mudukurikirana 5 kuri 5.